Haleluya. Dushimiye Imana ko ikiduhaye uburyo umwanya wo gusangira ijambo ry'Imana. Uyu mwanya tugiye kongera dusangire ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Mose cya kabiri cyitwa Kuva, igice cya mbere tureba ku murongo wa 10. Aravuga ngo nimuze tubashakire ubwenge be kugwira, bikazatuma bafatanya n'ababisha bacu, habaho intambara bakaturwanya bakava mu gihugu cyacu. Nicyo cyatumye babaha abo kubatwara ku buretwa, ngo baba barisha imirimo iruhije. Bubakira Farawo imidugudu yo guhunikamo Pitomu na Ramasesi. Ariko uko barushagaho kubababaza, nabo niko barushagaho kugwira no gukwira. Abanyegiputa banga Abisirayeli urunuka. Abanyegiputa bakoresha Abisirayeli agahato, bababarisha ubugingo bwabo uburetwa bw'agahato, uburetwa bw'urwondo n'amatafari n'ubundi bwose bwo mu gasozi, uburetwa bwose babahatishaga. Ese nashimwe. Ndashaka kukubwira ngo uko byagenda kose, icyo Imana yakugambiriyeho kizasohora. Uko byagenda kose, icyo Imana yakugambiriyeho kizagira gute? Kizasohora. Twabonye ko ngo Abisirayeli ngo bageze muri Egiputa, kubera ko bari ubwoko bw'abanyamugisha, ngo batangiye kugwira, ngo batangira no gukwira hose, ngo ku rwego rw'uko bari batangiye kunetraliza abandi banyegiputa, ngo bari bari kugwira ku muvuduko uri hejuru. Nibyo bintu ngo ejo twabonye ko haje kwima Farawo utazi Yozefu. Ndimo ndababwira ngo amahirwe mufite muyabyaza umusaruro, ejo hashobora kuzima Farawo utazi Yozefu. Narindi kukubwira ngo uretse Imana idahinduka, ibindi bintu byose bigira gute? Birahinduka. Ndababwira ngo mwikomeze ku Mana, muracyayikeneye, niyo itazahinduka. Abayobozi barahinduka. Uyu munsi umuntu wari umuyobozi akomeye, ejo agakora ibifuti n'abantu baziranye nayo nabo bakajya mu kaga. Ariko Imana niyo yonyine itajya ihinduka, kandi abantu bayiringiye niyo bajya mu kaga izabatabara. Ndababwira rero ngo mureke tubyaze amahirwe umusaruro. Ayo mahirwe agukikije umenye ko atazaguhora iruhande. Abo bakiriya baza ukabafata nabi, ibi bintu uri kubona umwanya wo gusenga ukawutera inyoni, ndakugira ngo ubwire ko bitazaguhora iruhande. Hanyuma rero ngo igihe cyarageze, Yozefu arapfa, ngo haza kwima undi Farawo utazi Yozefu, utarigeze no kumumenya, utazi n'ibyo yamariye, udashaka no kubimenya. Ngo hanyuma ubundi mbere kugwira kw'Abisirayeli byari igisibo, nta n'icyo byari bitwaye. Ariko igihe cyarageze ngo kugwira kwabo no gukwira bitera impungenge. Faravuga ngo aba bantu bari guhinduka ubwoko buturusha amaboko, nihaba intambara bazafatanya n'ababisha bacu batuvire mu gihugu. None mureke tubashakire. Ariko Mana, ndagira ngo nkubwire ngo urasabwa gusenga Imana, kuko ahantu utari hari inama ziri gucurirwa ahantu utari, kandi izo nama zirashaka kukubabaza ukazapfa ubabaye. Ngo Farawo ngaravuga ngo mureke tubashakire uburetwa, tubabarisha imirimo iruhije. Ngo babashakiye uburetwa bwo kubababaza. Yabwire ko Satani iyo arimo kwigaho, ntago ajya kwigaho ngo agushakire ibintu bikunezeza. Niyo mpamvu muri ibi yavuze ngo umugisha w'Imana uhorane namwe. Aravuga ngo Imana ibaha ibibanezeza. Nuko Satani mu migambi, nta mugambi wo kukunezeza afite, nta mugambi wo kunezeza ingo afite, nta mugambi wo kunezeza urubyiruko afite. Niyo mpamvu abantu bose barushye, niyo mpamvu umuntu agira mu kazi yaragasengeye akakababariramo, ukagira mu rugo Imana yararuvuze ukarubabariramo. Nuko Satani intego ye ni iyo kubabaza abantu. Bisashimwe. Ndagira ngo ubwire ngo rero urasabwa gusenga, kuko imigambi Satani agufitiye niyo kubabara, wacunga nabi ukazapfa uri kubabara. Hanyuma
ngo barangije ngo bubakira Farawo imidugudu yo guhunikamo ngo yitwa Ramasesi na Pitomu. Ariko ikintu cyantangaje ngo uko barushagaho kubababaza nabo niko barushagaho kugwira no gukwira. Yesu nashimwe. Bari bavuze ngo mureke tubashakire imirimo y'uburetwa, mureke tubababaze, mureke tubakandamize. Barabikora kandi banabigeraho. Ngo ariko ngo uko barushagaho kubatera imibabaro, uko barushagaho kubashyira mu kaga, uko barushagaho kubica babicariye, ngo nabo niko barushagaho kugwira no gukwira. Ndagira ngo nkubwire ngo nubwo imibabaro yaba myinshi, nubwo intambara zakubaho nyinshi, ariko iby'Imana yakugambiriyeho ntabwo bizatinda. Wibuke ko aba bantu Imana yarabwiye Aburahamu ko izamuha urubyaro rungana n'umusenyi wo ku nyanja. Rero ibintu Imana yari iri kuvuga yari irimo ibikurikirana. Farawo nubwo yashakaga kubabuza, yari arimo ashaka kuburizamo iby'Imana yabwiye Aburahamu. Kandi Imana yabwiye Yeremiya iravuga ngo waruye neza, iravuga ngo iyi nkoni y'umurinzi mfite ngo niko ndinde ijambo ryanjye kugira ngo risoze icyo naritumye. Ikintu nshaka kukubwira, nubwo Satani yaba ari kukubabaza, nubwo Satani yakwambuye umunezero mu rugo, nubwo Satani yakumazeho ibintu bikunezeza, nubwo bizinesi yawe yaba yarahindutse ibibazo, nubwo wabonye ibintu bikugwirira nta ruhare ubigizemo, ukaba ukiranuka, ukaba ubona ugerageza kwirinda, ugatanga icya 10, ugasenga, ukabona nta kutagize, ariko ukabonaho mu cyimbo cy'amahoro haza umunezero, mu cyimbo cy'amahoro haza imibabaro, mu cyimbo cy'umunezero haza amarira, ukibaza icyo wakoze. Ariko nta kintu wakoze. Nubwo Satani yakwigiye imigambi mibi, Imana nayo ikareka bikakugeraho. Ariko ndagira ngo nkubwire ko igitangaje nuko Abanyegiputa nubwo ngo bakazaga imibabaro, ngo Abisirayeli bo bakomezaga kugwira, kandi intego bari bafite niyo gutuma batagwira. Ariko Imana irabashyigikira. Haleluya. Rero ndagira ngo nkubwire ko imigambi ya Satani ntabwo izahama, imigambi y'abanzi bawe ntabwo izagerwaho. Ndagira ngo mbwire ngo uko babigenza kose, ibiguzi batanga, imbaraga bashyiramo kugira ngo bakubabaze, bagukandamize, ntabwo zizatuma icyo Imana yakugambiriyeho kidasohora. Farawo yashatse kuniga kugira ngo Abisirayeli batororoka, kugira ngo Abisirayeli batagwira, kugira ngo Abisirayeli badakwira. Mbese aravugaga ngo ntibororoke, ntibagire iterambere, ntibaguke, babe banyakamwe. Ariko Imana irabashyigikira, bagakora uburetwa, bagakomeza kugwira, bagakomeza gukira, bagakomeza kororoka, bakomeza kuba benshi. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo uhumure, iby'Imana yakugambiriyeho byose bizasohora. Wowe ikintu usabwa, ikomeze ku Mana kuko uracyayikeneye, ikomeze ku Mana uracyayikeneye, hanyuma ibindi Imana izabyikurikiranira. Wirinde icyaha n'igisa nacyo. Niba utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, umwakire, ibindi ubimuharira afite uko azabigenza. Mana nziza, ndagushimiye ko ufite uko uzabigenza. Ndagushimiye ko uri Imana ituzi kandi twitayeho, kandi ndagushimiye ko amayeri yose Satani yakoresha, amayeri aba agenti bose ba Satani bakoresha, ntago azatuma imigambi yawe idasohora. Urakoze ko byumvishe, mu izina rya Yesu, amen.